hari serivisi tudatanga mu mavuriro yacu, ni serivisi zo gukuramo inda. Izo ntabwo tuzitanga, ariko basha kwigisha abantu uburyo budakuramo inda ku muntu wamaze gusama, abantu babasha gukora mu bijyanye no kuringaniza urubyaro. Twigisha uburyo bwose bwakoreshwa budakuramo inda yamaze gusama. Buriya abantu bakwiye kugira abana bajyanye no bashoboye kurera, bega kuko kutita kubushinzwe ku muryango wawe ni icyaha nk'ibindi byose. Ni ukuvuga ngo Imana yaduhaye icyo bita ubwenge. Buriya bwenge twahawe rero, yego kera bavuga ngo habyara Imana, iryo zina habyara Imana rirahari, kugira ngo baharera Imana n'ibindi. Ni ukuvuga basha kugaragaza ko Imana igihe itajya umwana aza, mujye munibuka ko Imana yo yabyaye umwana umwe mu byaremwe bitangwaho ishusho nziza y'umwuka w'Imana. Hazamo ikiguruka cyitwa inuma, shushanya umwuka w'Imana, niko irimo ishushanya. Burya inuma ibyara abana babiri, none wowe urajya kurenza babiri, inuma ibyara babiri, ni umwuka wera, kandi nawe uri umunyamwuka. Izo ni ingero natanga nyinshi. Ugera muri ukareba n'abariya batubanjirije b'abakurambere, uzasanga batarigeze babyara abana benshi cyane. Bibiliya iravuga ngo mubyare mwororoke mugwire muzure isi. Twibuke ko iryo jambo ryasohotse, isi nyine yari vide, isi yari vide, abantu babaye benshi, ntabwo ibyo kurya byarabuze. Ibyo kurya kugira ngo biboneke biragoye, kugira ngo abana barye biragoye. Njyewe rero ntavuze byinshi, ntarondogoye cyane, nabwira abanyumva bose ko Imana yaduhaye ubwenge bukontorora imibiri yacu. Ni ukuvuga ngo bikunaniye uregera abanyabuzima bazagufasha. Rero ntabwo nizi iby'ubuzima, ariko mu by'umwuka natanga impanuro mu by'umwuka. Bikuyobeye uzegera abaganga, bigushobokeye n'umugore mukaganira ukifata. Niba bizabashobokera nabyo birashoboka, kuko utamwegereye ntabwo yasama. Uko muzabikora kose ni ibanga ryanyu ry'urugo, ntabwo Imana izabibarenganyiriza. Reka mvuge n'iki gikurikiraho, ko abantu baravuga bati kuringaniza imbyaro hari ibiza ari mu madogiteri amwe y'amadini, ko ari cyaha. Ariko ngewe nigeze njya kugisengera ndi mu butayu, mbaza Imana iby'imbyaro, niba Imana igiye guhana abantu ko baringanije imbyaro. Igisubizo navanyeyo nuko Imana yambwiye ati umuntu aba umuntu ryari. Dusobanurira abantu ko umuntu aba umuntu igihe umugabo n'umugore bahuye, umugore ari mu burumbuke, igira ikakira ya mbuto y'umugabo, ubwo ababaye umuntu. Ni ukuvuga ngo ruriya rubuto warufashe nijoro, mu gitondo ukagenda bakarukuramo wishe, ariko nta rubuto rwinjiyemo ukagenda bagafunga, baba bafunze umwijima. Ni ukuvuga ngo inda itarabaho biri mu mwijima. Navuga ko ntabwo Imana izatubaza ibintu byafunzwe mu mwijima, izatubaza ibintu twishe ari bizima byabonetse. Ndavuga iby'Imana yambwiye kugira ngo n'abanyumva bamenye ko turi minsi y'imperuka. Abantu benshi batinya ko Imana izabahana bashingira ku murongo wo muri Bibiliya uvuga ngo Imana yarategetse ngo mubyare mwororoke mugwire mwuzure isi. Noneho dufitemo n'abahanuzi, abo nibo bakazarusenya. Sinzi n'ukuntu babimenya, akaza ati mumaze iminsi mutekereza ibintu byo kuringaniza imbyaro, Imana yarabimbwiye. Kandi koko rimwe na rimwe ugasanga ari byo koko ababwira baranabitekerezaga. Reka mbabwire ikintu kimwe. Ikibazo dufite muri uriya murongo muri Bibiliya nuko imperative, integeko mu nshinga niyo itegeka gutanga umugisha no gutanga itegeko. Iyo mbwiye umuntu ngo dore ibiryo urye uhage, ntabwo mba mutegetse kurya, mba muhaye umugisha wo kurya. Umugisha rero wo kubyara, dufite uburenganzira bwo gufata uwo dushaka, waba mwinshi waba mukeya. Ariko reka mbere impamvu tugomba noneho kujya tubyitondera, nuko ikintu cyitwa responsibility, inshingano z'umubyeyi ku bana. Muri kino gihe ababyeyi bamwe bavuga ayo magambo, ikimbabaza gikomeye nuko bakennye.
noneho ugasanga umuntu arimo arabyara abana buri munsi, ntiyibuke yuko niba ari mu cyiciro cya 3 cy'ubudehe, uretse ko barimo kubihindura, ariko nanone ubwo guhera kuri 3 kugeza kuri 5 ngira ngo bongeyemo ikindi kimwe. Nanone abo ngabo igihe umwana azagera muri universite uzamurihirira, ntabwo leta izamuhana credit. Iyo rero umbona umuntu arimo gukomeza akabyara, hari umunsi abana bazagutera agahinda bakubaza ngo papa, ko wari uzi ko udafite ubushobozi bwo kutugezaho abandi bana bageze, watubyariraga iki? Kuko uno munsi hari abana barimo kubibaza ababyeyi. Icyo rero kikubwira ngo ntabwo kuvuga ngo Imana ngo yarategetse, Imana yatanze umugisha wo kubyara. No muri Bibiliya niko bavuga ngo abana ni umwandu uva ku Uwiteka, ni umugisha, ntabwo ari itegeko. Iyo biba ari itegeko, ijuru ryaba ryuzuyemo abanyabyaha benshi. Umukuru wabo yaba ari Yesu, kubera ko Yesu bamushyize ku musaraba afite imyaka 33, ntiyari yarashatse ngo arongore. So ubwo twamurega yuko atubahirije itegeko ry'Imana ryo gusiga byaye kugira ngo asohoze inshingano. Murumuna we muri iyo nzira yaba ari Pawulo wabiretse abishaka. Yewe na Yesu akavuga ati ahubwo bamwe babaye inkone kubera ko babigizwe n'abantu, abandi babifashe nk'icyemezo kubw'ubwami bw'Imana. Ntabwo ryaba ari itegeko ry'Imana ngo Yesu avuge kuri caho. Kubyara ni umugisha, ntabwo ari itegeko. Iyo teoloji ya natalisme inajyana na mentalite y'ubukene, ikaba muri za quartier z'ubukene cyangwa mu bihugu bikennye. So ntabwo abanyamerika bose bazajya mu muriro, n'abakanadiye bose, n'abanyaburayi, n'abasirimu bose bo muri uyu mujyi. Rwose iyo teoloji mureke tuyiveho, tuyihorere. Nk'umukozi w'Imana kuboneza urubyaro, niba nagusubiza ko n'Imana ubwayo yadufashije kuboneza urubyaro, ariyo ubwayo iri mu ijuru. Yafasha abagore, ishyiraho igihe ntarengwa ugomba kubyarira. Irangije ifata abagabo irababwira ngo mpaka mauti, muzumva mwororoke. Sinzi impamvu yabikoze gutyo, ubwo ugiye kumbaza nanjye navuga ngo yibaze. Iragenda ifata umugabo no ku myaka 90 abagishima Imana ko yabyara. Urumva nshaka kuvuga. Ariko ubwayo nk'Imana nayo iravuga ngo ku myaka iyi hagomba gutangira menopause. Iyo ntabwo ari gahunda y'abadokiteri, ntabwo ari abaganga b'inzobere bahuriye muri Australia biga kuboneza urubyaro rw'umugore. Imana yaravuze ngo kuva ku myaka 10 ugomba kuba utangiye kuba inkumi. Hari sinye runaka uzabona, izi sinye buri kwezi bizagenda gutya. Muri icyo nshaka kuvuga, muri uko kwezi iminsi runaka niyo uburumbuke. Ubu Imana ari Imana ya gahunda, niyo uburumbuke. Ariko nurenze iyo minsi y'uburumbuke squata ntabwo bizafata. Urumva y'Imana iboneza urubyaro. Hanyuma nurangiza ufata ukwezi kwa kangahe? Kwa kabiri. Ni kujyamo iminsi niyi uza muri mu bihe binibi. Nuva muri ibyo bihe ngo hari iminsi niyi, aho ngaho rwose uzasame. Nirangira gushyiriye akadomo ntabwo uzasama. Imana ifite ordre mu bintu byose. Iravuga ngo rero uzahera ku myaka niba ari 10 n'ingahe, ugende neza kuva uri teenager ugere ku myaka uyu munsi bavuga imyaka itandukanye. Yes, no, ibintu byinshi byaranahindutse. Bamwe bavugaga kera 45 birahinduka, urabona hari hindagurika cyane. Biterwa n'umubiri w'umuntu, ariko umugore ababizi ko hari ahantu bizagera akajya muri menopause, akajya ahantu atari burenge. Imana yashyizeho point, iravuga ngo nguhaye iminsi yo kubyara, nugera aha stop. Rero menopause yatangiranye n'Imana. Haleluya, murakoze cyane. Ubwo nanjye rero kuri politiki ya leta ndabishyigikira cyane. Bivugwaho uburyo bwinshi, gusa byansaba ko njya mu bintu byinshi ngo mfashe abantu benshi bafite uburyo babisobanura, nkwereke na scriptures baba bahagazeho. Noneho ngusoba kwa nta scriptures baba bahagazeho, noneho je nanjye musobanurire nkwereke ko ari ngombwa. Murakoze cyane. Kuri politiki ya leta oh la la ni samples. Ndabyemeza nkuko n'Imana yabyemeje idushyiraho menopause. Haleluya. Harimo ibice bitatu muri ubwo buryo tukora. Nkuko navuze umugambi w'Imana wo kurema Adamu na Eva kwagira ngo babyare bororoke. Ariko iryo sezerano riba mbere y'icyaha. None rero kwa kubyara tukororoka riza gukomwa mu nkokora n'ingaruka y'icyaha. Itegeko ryo kubyara tukororoka ryabwiwe abatarakora icyaha.
ntaho ryabwiwe abakoze icyaha babyigishijwe nabi isezerano ryo kubyara tukoroka ryatanzwe mbere y'icyaha batarakora icyaha ubwo no nyuma y'icyaha biza guhura n'ingaruka za cyaha haza urupfu rutari ruriho haza no kuba ingumba bitari biriho haza kuba ikiremba bitari biriho byatuma umuntu atarongora ngo yuzuye byasezerano Imana nayo iboneza urubyaro buriya kishaka ibara yatsatuye badama 10,000 kuki yaremye Adamu kandi ifite itaka rihagije ryo gukora amatafari menshi akavamo badamu besha ni gahunda ni porogaramu hariho ni Matayo 19 kuri kangahe ku mugabo wabizitamwe no kumugira inkone hari abantu Imana ikona hari umuntu wikona ku giti cye hariho abakonwa n'abantu byanditswe muri Bibiliya hariho umuntu ubingumba yabivukanye ari Imana yabikoze hakaba ubyikora wenyine hakaba no bikorwa n'abandi nuko gusa Bibiliya ivuga none so ubyikora kifungisha Bibiliya biravuga ngo hari ubikora akazikora wenyine Bibiliya ntiyabyambaganye yaratwiye information gusa ngo hariho umuntu utabyara mu buryo butatu hari ubikozwe n'Imana hari ubikorwa n'abantu hari ubikora ku giti cye n'iryo jambo gusa Yesu yavuze ntacyo narenzaho aho ngaho mu mico y'Abisirayeli iyo umuntu yitoranyirije gukora ikintu runaka hari igihe agenda agasaba bakamutera inshinge zo kutabyara akaba bikozwe n'abandi impamvu yabyo mwebwira barenze hari icyo bita ukuri kw'abantu n'imigenzo n'imihango yabo hakaba n'ukuri kwa Bibiliya ko Imana yari ifite itaka rihagije kubera ko itaremye Adamu 14 Bibiliya tubwira ngo siko yari ifite umwuka uhagije gituma itaremye ba Eva 7 ngo bahe Adamu ibyo ni ibintu bishobora kwemerera abantu babizumvisha mu mitwe yabo ariko Bibiliya ivuga ko bibaho rero sasa hari ukuri k'ubukene hakabaho ukuri k'ubukire ubwo rero mu gihe cy'ukuri k'ubukene nuvuga ngo n'ubukene bwo kutagira amakuru n'ubwenge nta bushobozi afite no mu mutwe we afite ubukene hariho ukuri kwaho hantu mu njiji hakaba n'ukuri kwaho hantu h'iterambere kandi byose bifite ukuri kubihamya kubishigikira muri Bibiliya ariko kuri gushigikira ku bantu bafite ubwenge no kuri gushigikira abantu badafite ubwenge nta ubumuvukije uburenganzira bw'ubujiji bwe uyu muntu asigaye byara nta mugore afite agakodesha umuntu umubyarira abana be ntabwo nshaka ingorane ko ndashaka urubyaro rwanjye ko mfite amafaranga bikaba byemewe aho ntuye muri biriya bihugu ngiye gukodesha abakobwa 7 bambyarira abahungu bari ntabwo nshaka abakobwa cyangwa ntabwo nshaka abahungu ugahitanwa n'umwana ubyara ubushakashatsi bari gukorera ariko ibyo ni icyaha imbere y'Imana wowe ukiremye muri ubwo bwenge bwawe ariko mu bwenge bw'ahandi si icyaha ariko mu bwenge bw'iwanyu hari ibyo gamwita ibyaha bitarenga iwanyu kandi nkabyemera ngo yego nibyo kubera iwanyu ariko hirya y'iwanyu ntabwo Imana ikibara